rero Fabrice Kiza, ndi umwarimu hano mu ishuri ry'ubumenyingiro rya ETFOP TSS, ariko by'umwihariko akaba ari njye uhagarariye ibikorwa bya siporo muri iki kigo. Siporo muri ETFOP ni ibintu duteza imbere cyane, usibye kuba abanyeshuri bakurikirana iby'amasomo y'ubumenyingiro bahabwa, duha umwanya siporo kubera ko twese tuzi ko siporo idufasha kubungabunga ubuzima, ariko by'umwihariko twebwe twarenze ibyo ngibyo kubera ko twitabira amarushanwa atandukanye ku rwego rw'igihugu, ku rwego rw'akarere, ku rwego rw'intara, ariko tutaretse n'amarushanwa twitabira ya diyoseze, cyane ko ishuri ryacu ari ishuri rya diyoseze gatolika ya Ruhengeri. Nibyo koko dufite centre y'abakobwa, ibyiciro byose bihereye ku bato kugeza ku batarengeje imyaka 20. Mbere na mbere kugira ngo centre tuyishinge, ubundi twayishinze mu mwaka w'amashuri 2021-2022, bitewe n'uko wasangaga umwana w'umukobwa adahabwa agaciro cyane mu bijyanye no gukina, ugasanga ntabwo abakobwa bahabwa umwanya wo gukina kandi bashoboye. Bityo rero twagize igitekerezo cyo kuba twashinga centre y'abakobwa, kubera ko twari dufite abakobwa muri icyo gihe bagaragaza ko bafite impano kandi twifuza kuzateza imbere, cyane ko kugeza ubu ngubu aho dushingiye centre hari abakinnyi turaza turi kubereka ibikombe twatwaye bageze ku rwego rw'igihugu, ndetse dufite mu makipe atandukanye mu gihugu. Bityo rero twavuga ko centre twayishinze muri iyo cadre yo kugira ngo dufashe guteza imbere impano z'abakobwa, ariko hari n'izindi dushaka gushinga z'abahungu, ariko icyo ngicyo cyabiteye muri make. Dufite imikino itandukanye hano ikinirwa aha ngaha, ndetse yitabira amarushanwa navuze haruguru. Dufitemo football boys, abahungu n'abakobwa, dufitemo basketball, abahungu n'abakobwa, dufite handball, abahungu n'abakobwa, volleyball, abahungu n'abakobwa, ndetse n'imikino ya atletisme igiye itandukanye. Ubu ngubu rero ngiye kubereka bimwe mu byo tubitse muri iki cyumba. Aha ngaha rero nk'uko mubibona, dufite imyambaro abahungu n'abakobwa bakina handball bambara, iyi ngiyi. Dufite imyambaro b'abakobwa bagize ya centre navuze haruguru y'abakobwa, niyo myambaro bakoresha iyo twagiye gukina. Aha ngaha dufite imyambaro abahungu bakina football bambara, iyi ngiyi. Dufite imyambaro ya volleyball abahungu n'abakobwa, ndetse aha ngaha dufite imyambaro abahungu n'abakobwa bakina basketball bambara. Buriya ni uko hari imyenda itaragera aha ngaha, ariko hari n'imyenda yihariye ya atletisme, buriya nayo ni mubishaka turaza kuyibereka nta kibazo. Bityo rero navuga ko ibijyanye n'imyambaro ni ibi ngibi. Aha ngaha dufite imipira, murabona ko iri mu masashe, ni imipira twagiye duhabwa muri competition zitandukanye twagiye twitabira, tukayihabwa nk'ishimwe kubera ko twagaragaje ko dufite ubushobozi bwo kwitwara neza ku nzego zitandukanye. Aha ngaha nk'uko mubibona, aha hari inkweto Godio abakobwa bifashisha iyo bakinnye kugira ngo zibafashe gutera agapira neza. Aha ngaha ni imwe mu mipira dufite, hari n'indi itari aha ngaha, ariko murabona ko uyu ni wa basketball, uyu ni wa volleyball, hari n'iya handball itabitse aha ngaha, ariko muri rusange navuga ko ibijyanye n'imyambaro, inkweto n'imipira ni ibi ngibi. Aha ngaha rero buriya sinzi niba mwabinyemerera nkavuga muri make ku bijyanye n'ibikombe, ariko ibi ni ibikombe twagiye dutwara mu myaka itandukanye. Ntabwo byose nabivuga kuko murabona ko ni byinshi cyane, hari n'ibitari aha ngaha bibitse mu biro by'umuyobozi w'ishuri, ariko navuga bimwe muri byo. Mpereye kuri iki ngiki rero, nk'iki ngiki ni icya vuba, murabona ko handitseho Ruhengeri Diocese Catholic Schools Games. Ni igikombe duherutse gutwara mu mikino ya diyoseze mu mashuri gatolika. Ni igikombe twatwaye muri handball abahungu. Aha ngaha kandi hari n'icyo twatwaye muri iyo mikino navuze ya diyoseze, murabona ko byanditseho muri uyu mwaka nyine turimo
iki ni igikombe b'abakobwa bagize ya centre batwaye. Hari n'ibyo twagiye dutwara mu myaka itandukanye, wenda nongeye gukomoza kuri ya centre mwambajijeho haruguru. Ahangaha ni muri wa mwaka wa 2021 2022 twasabye ya centre. Murabona ko hano handitse amazina y'abakinnyi batwaye iki gikombe. Dutangira iyi centre cyangwa se tuyitangiza, aba bakinnyi bo twari dufite, nk'uyu wa mbere Ndayizeye Chance, uyu yari umukinnyi twagenderaga icyo gihe w'umuhanga cyane, n'ubu ngubu muzi ko niwe kapiteni w'ikipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 20. Hanyuma murabona ko nk'uyu nimero 10, niba muri kubireba neza, yitwa Ukwishaka Zawadi. Ubu ngubu ni umwataka w'ikipe ya APR y'abakuru, y'abagore nyine birumvikana, ndetse akaba ari n'umwataka w'ikipe y'igihugu. Hano dufite abandi bari mu byiciro bitandukanye, nk'uyu Niyonsenga Divine n'urugero, umukinnyi w'ikipe ya AS Kigali y'abadamu, n'abandi dufite mu byiciro bya kabiri abitwa ba Clementina, ba Sierra, abangaba bakina muri Macuba n'abandi. So navuga ko rero murabona ko centre yacu iri gutanga umusaruro, ndetse iri gufasha igihugu mu kuzamura impano zitandukanye. Icya handball twatwaye mu mwaka wa 2023, hari icya volleyball, twatwaye nacyo ahangaha, n'ikindi cya volleyball twatwaye. So ni byinshi rero, navuga ko muri rusange TFOP baye bukombe muri siporo, ku buryo nashishikariza abantu bashaka gufasha abana babo kuzamura impano kuza kubarera muri TFOP, ariko tukanabibutsa ko nyine byose bijyana no kuba abana bagomba kwiga neza bagatsinda, ariko bataretse kuzamura impano zabo. TFOP ishuri ryacu rifite imbuga nkoranyambaga zitandukanye bigaragaraho, twavuga hafi ya zose turahari. Twavuga kuri Facebook, nabonye ari abantu babaho cyane, Instagram nayo abantu bayibaho cyane, TikTok TFOP TSS bihari, Twitter bihari, ndetse usibye n'ibyo bya social media platforms, buriya twanabaha nimero zacu baramutse bazishaka, kugira ngo mu gihe bashaka amakuru yisumbuye mu bijyanye n'imikino ahangaha batuvugisha, n'abandi dukorana muri ekipe ya siporo, abatoza batandukanye b'imikino itandukanye, ku buryo nta kibazo na kimwe bagira, ariko tugafatanya kuzamura impano zitandukanye, no kugira ngo ishuri ryacu ribe igicumbi cy'imikino, ndetse tunafashe igihugu kuzamura impano zitandukanye. 0788 30 61 030, 0788 30 61 030. Iyo ni nimero ya Padiri, umuyobozi wacu, mwamuvugisha kugira ngo abahe amakuru yisumbuyeho mu bijyanye no TFOP ikora. Ushinzwe siporo ubwo ni yanjye, buriya niba nabyumvise neza, ni 0788 00 37 434. Subiramo 0788 00 37 434.